sakuza ngo nsange hano bihuriye ahangaha ako ntacyo banza umbite nizere ko muri firigo harimo Heineken ntago naba ndinze ngera ahangaha na Heineken ufite muri firigo nkumbuye Heineken pe niba ungurira amakesi niba unjyana muri burarirwa nimba bigenda gute ntago mbizi ariko nkumbuye ubu uje hano ari inzoga zikuzanye we ariko se umuntu niba afashwe n'icyaka nabyo bize Mwita umwereke ni ibintu bimbwire nyone nese ubwo wambwira ikintu ikinzanye ndakizi reka mbanze n'inywere nshiringe mvugane n'abandi gabangira nababwiye ko ndi mu murwa mana ariko ako bro nayo kagira ibintu nambara gici ndakwishimiye mari reka nacyo mbumagaye Heineken guza ibindi turabivugana ntari wese mani wowe ukunze ikizanye urumva ntacyo nzi mbere na mbere ikintu cyitwa kakavuyo kawe banza ukigabanya kira nago ndinjira mu yego ariko uje mu kazi nago ndicara papa okay burada okay buro nago ndicara nyicaza banze nkubita koko byumva nushaka nubwo muri Uganda cyangwa ubwo muri za Mozambique umbwire ndavuga ubugari bwo kurondogore amoko y'ubugari bwose aho nyine ushaka ubuhe bugari fa kuba ari ubugari bw'imyumbati ubwo biroroshye ahubwo gahunda tuyishyireje gahunda tuyishyireje nta kibazo ejo n'ubuteke uzambwira uzaza muri gato yanjye we n'ubuteke ejo uzambwira nta kibazo nzagutekera zihimboga ntabwo ari ngombwa ushobora gukunda inyama cyangwa ukunda wenda indagara ngereka nkubwire cyangwa ukunda dodo oya ikintu cyose kizanye n'ubugari nicyo kintu cya mbere nkunda n'ibishyimbo ntuzirirwe wivuna n'ibishyimbo si umukobwa mwiza nkawe yarya ibishyimbo ngize kuri ndabona sheri wanjye aje kundeba eratinze kuza kumfata naho ubundi kamubwire ibintu by'ejo bipange neza nawe uzurukoma amashimenti ubonye nk'amapine yatobotse nibura ntibarenga hariya amapine agira ate atobokera iki ndibura nka kiriya gihugu kiba kinkuye mu byishimo byanjye nari nishimye ndi kwiganirira n'umwana twahuje urugwiro zaha ni ikinacumi ku mana koko ni wowe amani nzi uri kuvuga ibyo bintu yes ngewe amani umuhungu wa maîtresse yego mani reka mubwire reka kwigiririza ihene ijya ku ihene ingurube ikajya ku ngurube inyama ikajya ku ntama imfura nayo ikajya ku mfura kuko urabona uriya mwana mwiza kuriya yitwa Keza Keza hanyuma wowe ukaba amani fata amani ubishyire ku munzani na Keza blessing akushera buri ku rwego rwo guhagararana n'abantu baciriritse kuriya koko ariko si bwa musoro bisikari inshuti yanjye kandi nta bintu bidasanzwe nuko nza kumuguraho amayinite buri munsi kumubitsaho mukenera mu bintu bijyanye n'ubufasha bwa buri munsi mu kujyanye no kubitsa no kubikuza ariko nta kindi ntabwo urwego uri hari rwo kuza guhagarara n'umujama nk'uyu kabisa umujama uciriritse kuriya nuse buri munsi muba muvugana ibicyo ubundi ntabwo ntekereza ko uje gukoresha amayinite gusa cyangwa kubitsa nta buri munsi tuvugana sheri nta buri munsi kandi uriya musore n'umwana mwiza kuba ari umwana mwiza rega ntabwo urwo uburenganzira bwo kuhora uza kumureba buri munsi ntabwo wamuhamagara se akajya bigukorera amafaranga ushaka uburyo yamuha mutarinze kuza guhagarara nawe hano
nturakare ariko oya sinzi impamvu bimaze kuba too much kabisa ntabwo wakabaye unsuzuguza abasore bameze kuriye pe ntabwo mugusuzuguza sheri uriya mwana yarize ni umwana uzi ubwenge hari n'igihe ajya ambwira ibintu nkumva birimo ubwenge bwinshi ku buryo numva nanamugisha inama noneho urabona uvuze ngo ngiye ntabwo nize ubu uri umuhungu wa maîtresse ucuruza miti hano ku muhanda uriya ni umwana wo mu bakire ariko uzi ibintu tuganiriye arambwiye ngo namusabye kunsura urumva nyine kamera hano ntabwo twaganira neza ngo bikunde nyine ko zaza kunsura tukicara mu rugo tukaganira tukacira nyine nanjye nkumva ukuntu gusurwa n'abana beza nk'ariya bimera azaza muri ya geto yawe uryamamo amaguru agasohoka hanze ukarambiriza hanze ibyo ni ngombwa kubinyibutsa niyo azinjiramo ibyo ni ngombwa kubinyibutsa ndabizi umugaburire kuki kutagira n'amasahani sinabura ya plastike hano ndi gukora nagenda nkagura n'agasahani keza cyane tw'akadongo ku buryo aza ntakamutekeramo uwo munsi cyangwa agenda nkanagakodesha ahandi hantu bishatse kuvuga yuko uri mu rukundo wamukunze zahabu reka nkubwize ukuri sinabihamya cyangwa mbihakane ariko bijya gusa nkabyo uretse kwirushya no guta umwanya urabona uriya mwana yagukunda wowe ntabwo ubonye umusore umujyanye ameze gutya yarateruye yarabyimbye gutya afitemo harya bimwe bagira gute babyita gute gatatu ufite gatatu ariko biriya nta kintu bimbwiye njyewe umwana yemeye kuza tugasangira ubugari ikindi kirenze icyo ngicyo ni ikihe urabizi amani nta shyari ngufitiye njyewe ahubwo bishoboka ko uriya mukobwa nawe ujya umubona ukumva yagusura ahubwo akaba yaranze kuba yakwita oya wana njyewe nzaba mbarizwa mani nyemerera urabinyemereye ndamubwira aho nimba keza uriya mukobwa mubonye yemeye kuza kudusura mugasangira ubugari ndi geto yanjye ya geto nzi mudashobora kwinjira muri babiri umwe arinda gusohoka kugira ngo ndiyinjire siko bimeze ndi tayari kudusura yego se uri umuntu wanjye guhera kera iyi nama kugira nta kugira nizihe se ntabwo ari icyo nshatse kuvuga none nimba ubwira ngo hari inama kugira ukumva zirimo ubwenge njyewe n'iki nta kugiramo inama kugira ngo urekera kuzongera kuza kumureba sheri hanganira ke kurakazwa n'ibiri oya bimaze kuba too much kabisa kumva nge nta mpamvu kuko usanzwe umuzi reka twagomba gushwanira umuntu uciriritse kuriya sibyo katubanze tunyure mu rugo hari ibintu ngiye gufata ubundi tubone tugende ako mbabara ntuzongere gutuma dushwanira uriya mujamo ntabwo bizongera cyangwa nzamunyuze imodoka hejuru oya nanone ntabwo bikwiye ariko ntabwo bizongera kandi reka kurakara ishuri umudukiza mbonye muri group yari umwana warushizemo ko afite ibirori vuba aha ngaha iyo nari ndimo ndareba ukuntu ibintu byayo bifashe mbese umeze ute nari meze neza nawe se nanjye meze neza nta gutegereje gusa uzi ikintu kinshimisha mu buzima iyo turi kumwe twicaranye uri kundeba mu maso noneho nkunda iyo umpamagaye mu izina nkunda nyine ukuntu umpamagara izina ryanjye ukuntu rihamagara ndabikunda ufite kugira ikibazo kuko ibyo nta munsi nazigera mbikora igihe cyose nzaba mbikora gusa nyine iyo turi kumwe kubera ukuntu mba numva nishimye mba numva ibihe biri gutinda kugira ngo njye nawe tubane dutegereze igihe nikigera ibintu byose bizajya mu buryo tubanye njye mba numva bibaye byiza wari ufite umushyitsi twavuganira hanze niba nta kibazo se nta kibazo sheri ndaje sibyo
ikintu kinzanye n'ikintu nawe wakizi amezi 5 utanyishyura imodoka yanjye n'inzu yanjye wewe mbabara ndakwinginze vuga gake uriya mukobwa atakumva umukobwa se mbabarira pe umva ibyo ushaka kubwira nkeneye amafaranga yanjye kugira ikindi kibazo mbwira amezi 5 nishyura iriya modoka n'inguze amafaranga yanjye inzu n'ubakije amafaranga yanjye hasi nta kibazo nawe nshaka uriya mukobwa kumva mbabarira umukobwa erega nawe mba mfite utubazo twinshi tubazo gise utekereza ko nta bibazo ngira nyine ndabyumva nawe ufite ibibazo byawe ariko mbabarira basi neza uriya mukobwa basi kugira hasi ibibazo uravanga tubikemuye kandi mu mahoro utamwe amafaranga yanjye asigusohotse ibyo nibyo mubwiye kandi byumve neza mbabarira ndakwinginze mbabarira pe urambwira neza uriya mukobwa mbabarira uyu mukobwa igihe cyose tumaranye tumaze amezi arenga 5 azi kwinza ari yanjye n'imodoka n'usu n'ubimubwira aho mutabumemukiye koko ese wamubeshyiraga iki uzabyumva nyuma ariko mbabarira ihangane neza ni birebire nyine impamvu namubeshye birahari impamvu irahari ariko sinumva kuyikubwira none gusa mbabarira utamuzi ukaramutse amenye ko namubeshye iwana byanjye byaba birangiye burundu uranyumva cyane njye kukumva uko ukeneye amafaranga nyine uko nakeneye uranyumva neza nje ahangaha kukambira nubwo naje kuka amafaranga yanjye utayampaye ndasiga ngusohoye hariya hanze basi iminsi mike urashaka ingahe wowe iyo ushaka iyo ngiyo ariko basi ntume munsi y'icyumweru oya basi mu cyumweru n'iminsi 3 iminsi 10 yego si ubyivugiye yego ntabwo nzaza nguteguje iminsi 10 ni bake ngiye nta kibazo nzaza n'umuntu iyo minsi utamereza amafaranga ntugire ikibazo amafaranga yawe ndayazi yose nzanarenzaho nishimwe ryo kuba waranyihanganiye ariko mbara neza umukobwa atamenya ko namubeshye umukobwa bangaha oya nagabahana ariko nishero wanjye kabeshya ngo ufite izu yawe imodoka yawe ni birebire wowe ihangane iyo minsi 10 bizagenda neza nugira ikibazo sinzongera kujyana nawe ikibazo yego nta kibazo gihari uriya mupapa ni papa wawe oya ni umugabo dukorana bizinesi hari ibintu nyine yari yaramenye hanze nuko yaje kumbaza aho bigeze iminsi nari naramuhaye nyine yararenze niyo mpamvu ntuzi ngo hari ikindi kibazo gihari umeze neza se wowe meze neza nta kibazo nawe umeze neza ariko twakutindiye oya utarambiwe igihe uri mu kazi kawe ntabwo wabindira ufitiye gahunda ubu ngubu urebye nta gahunda idasanzwe impanga ndahita njya mu rugo kandi warahise wakihangana ukarara pasi ukazatarisha mu marigaribu ndani ikibazo ni uko nari narabipanze ntabwo nari narabipanze kandi urabizi ko ninjye buri mu rugo njyenyine ushobora kugira nsanga hari ibyangiritse kugira ngo ubundi ngo upangishe gahunda utari wapanze nta kibazo ubundi urubanza iteka ryose n'ejo ni umunsi nakongera mukuru ubwo ugiye kujya kwitegura se ngiye kwita maze niteguye imiteguro take care nta kindi kintu ushaka wowe oya njye meze neza
Hello. Keza ugeze heza. Wageze kuri icyo giti ahantu hari akararo kameze ukuntu. Akonga ko kimbaho. Sawa, reka nze mfate. Buhagaze aho ngaho utaza kumva. Yego. Imbere hano ariko ntabwo ari byo. Aha tugeze se. Aha. Aha heza. Hano ni kwa Claude. Ni turazamuka gutya. Turakomeje. Ni hano hirya. Ni hano hirya. Bimeze bite? Bimeze neza. Aho ni sawa. Hanyuma rero impamvu naguhamagaye ndashaka kugira ngo ya gahunda twavuganye tuyishyire mu bikorwa. Ndakumva. Cyewe bijyanye nasabwaga byarahanze. Urabona ko mpamagaye no mu kazi nkaza kwitaba. Ariko nagira ngo umbwire ko ibyo twasezeranye ariko wabikoze. Ibyo umuntu ikintu kigendanye n'umurenge waragikoze. Ibyo bigira ikibazo byarangiye kera cyane ariko ibyo narabisoje rwose. Nze nkwereke. Nyereka amafoto ndebe. Ugende usliding urebe yose urayabona. Byango urabona ko ari wewe wenyine uvura rero. Ibyanjye byararangiye hasigaye impapuro zawe nyine kwemeza ko njye nawe turi kumwe. Ibintu mwarabikoze mute? Rega wagira ngo ni ibyanya byo nyirizina. Nubwo umuntu aba atarize amashuri menshi cyane ariko ikoranabuhanga ryo umuntu aba agomba kuba arize. Ngira ndebe neza. Byose bikorwa na mashini. Hwana se ari umuntu wagira ngo icyo kirarangiye. Ni bya fake. Ikintu gisigaye rero. Ni karibu. Ubundi ibintu byanjye byose biri tayari. Wanatetse? N'amazi nashyize. Ubugari ntabwo uburyo bukonje. Navuze rero reka ndekise amazi ubageremo utangusonga. Usize gusonga ubugari. Yena gusongera. Cyako wenda ashobora kuzi nko guteka igikoma no gushyushya amazi. Nako no gushyushya amazi gusa. Sibyo? Ikibazo cya burampinga. Kandi yenda kurusha guteka. N'amazi agiye gushya. Rero ni karibu ahangaha niho mba. Abangaba ni abaturanyi uretse ko ngo bakiri mu kazi. Ntabwo mujya mugira irungu karitsiye yanyu birimo abantu benshi bari gutera story. Nanga gutya yicaye abantu bari gutera story. None iyo bigeze nimugoroba butangiye kwira. Baba bafite n'amagitari bagashuranga. Urambere. Hano utazatuma nzajya muranza hano. Aho ya hanga ni muri karitsiye za bundi. Ushaka ibyishimo ugomba kuba uri hano. Okay. Ubwo reka nkuzanira akantu ko kumenya. Ntabwo tindanaga ari kure. Udahimba iri ahangaha gutya. Ntacyo ndaba ndeba amazi ndaje ndasanga yakana. Ariko ntugire rungu. Nta kibazo wihuta. Ndahita ntiba. Nutinde urasanga nawe utetse. Ni salamu. Kwa kazu gataye songa wakira ntibari buze kutura. Wowe se kutaba umwana muri ghetto ikibyo bana. Umva ahubwo. Iyo ufite umwana muri ghetto wirinda kumutama. Ni inshuti yanyu nyine narigiye kumurebera akantu ko kunywa hano hirya. Kunywa icyo ntugisengere cyakemutse. Nari muzaniye akantu ko kumwakiriza. Iyi ngiyi ureba
iyi ni isukari ni uriya mu bebe man wowe rero uri G kayine kakugwa neza wabitekereje ute njye ndabizi man iyo umuntu yazanye umwana muri ghetto aba ari aho nyine nta bimuhozahoza mamunoze n'ubwenge uri ni wowe inshuti yanjye bro ni wowe inshuti yanjye man cyangwa mukubita ka energy gira n'imbaraga gira n'imbaduko ntiwibagirwe energy ni yawe iyi niyo mukobwa imbaduko igomba kugira wowe muhungu wakintu turimo ahubwo ntazana atagira n'unambara nzitwaye mu ntoki gusa ni kuri urantabaye ndaza ukwiye kwishyura isubize se ko nawe wantabaye kenshi ntugire ikibazo ndaza ukwiye kwishyura ujye si ngombwa ngo uyanyishyure bro ndi ku kazi kawe turaza kuyabara kuri ya yandi nyine umuntu ahita wibarira muri iyi ubundi niwe wanjye bro niwe wanjye siko ndasa noneho arasa nk'izuba noneho yaje yambaye utwenda twiza ni akazuba k'umusesa ni akazuba k'umusesa ahubwo none ku mazina ye ngo keza tugomba kongeraho akazuba keza amatara wajimije niwe ucanye niwe ucanye ubu ngubu ariko witonde rya bogari rya bosa nabonye ritazakunigana ifura rekana nawe uriya mutiko uriya nanamwicarira noneho reka kumbwira ntiwibagirwe ntabwo nagiye kuvuga amafaranga ndasitega mve nyiricyo nkubwira ntabwo nshobora kujya mu kazi nta fase ndabona y'amafaranga wowe bigira ikibazo cy'amafaranga ihangane turabura iminsi mikeya use n'uwakavanse ningwa miliyoni zingahe nyuma y'iminsi mikeya n'undi uri wubonye andi birakumarira iki wowe tegereza diri banze irangira uzwi diri turimo ariko ihagaze miliyari irenga hafi miliyari 2 ubwo urumva miliyoni 50 nakwemerera izaba ikibazo koko ariko sirika nkubwire nkeyo wabonye umuntu atangira akazi by'umwihariko diro nk'iyo ngiyo ukagenda bwerere nta mafaranga ufite wowe ibyo bintu bigira ikibazo icyangombwa nuko nge nawe wowe icyo usabwa ni ukunyizera gusa nicyo usabwa cyonye nta mafaranga uzayabona nugira ikibazo miliyari zirenga 2 imwe 2 nago miliyoni 50 uzaye nago uzabura kabisa wowe nugira ikibazo nyizera pe mwizere ko uriyo ninjira muri diro nta mafaranga nibura n'amake yafatika mfite ntwese ushangwa iki ko nyine ubizi ko kugira ngo ayo mafaranga aboneka ari uko diri bayamaze guca idaciyemo ayizacamo gusa mva nabi utangiye kunkura umutima ni hano hafi rega nawe ntabwo ari kure kudatinze wambwiye tukajyana oya usubwo n'indi bari gusigara kuri ko akanga kazi ko ushobora cyangwa byose ariko waragiye aya ese ubaye amazi ubugari ndaburyaho wowe uraburya agiye gushya tu ni iminota mikeya oce cheers usa urameze neza meze neza bro wabona gute se nyine ni byiza nta rungu rihari hari abantu benshi cyane pe hano hari abantu ubu noneho ingeri zose abasaza abakecuru abasazi abajura abana beza abanyamasengesho nk'ubu gutya hano mu kanya ushobora kumva batangiye gusenga hano mu kigo cy'amasengesho ujya gusenga ibintu byose ngeraho ni Imana ibikora n'ubuzima n'ibizamba hejuru n'ibizamba hejuru byose ni Imana kuri ibintu byose muri ubu buzima ari Imana ibigena ushira inyota kabisa nigashira ngo njye kuzana n'akandi ushaka kunyicisha ibiryo ase mubazo mpaka ngo mbaze nta kibazo mbwira uriya muhungu sheri wawe mufize gahunda uriya musheri wanjye rero umusheri wanjye ndamukunda pe arashaka
kuba dutangire nyine kuba twateganya uburyo twakubaka umuryango igihe nawe tukabana gusa ariko nubwo mukunda urukundo mukunda mbona numva rutanyerekeza kuba twahita tujya mu bintu byo kubaka aka kanya ariko nta kintu ubona cyatuma mutandukana nta kintu kimwe nyine cyagutandukanya nawe urumva mwabana nuko ntarabitekerezaho ibintu byo kubana nawe ntarumva natagira gahunda yo kuba nahita nshinga urugo aka kanya ariko ndamukunda okay ariko se niryari nkanjye nzagira amahirwe yo kubona umukobwa mwiza unkunda sinzi ikintu mbayemo ibyitaho nta kibazo birashize meze neza urwara igifu oya ntabwo nyine ndwara igifu ahubwo cyangwa hano harimo isukari nyinshi wenda bikaba byari bikwangije mu gifu wabona ari ibintu ndiriwe umunsi wose ari byo mpamvu naho uziko naringize ubwoba nta mpamvu ko umukobwa mwiza nkawe nta kintu kimwe kiba gikwiriye kumujyaho noneho ngo kikubabaze kandi noneho ngewe ndagusezeranya ko narwana intambara yose ishoboka kugira ngo umere neza oya gusa keza umeze ute okay oya ndetse okay ndi kubabara okay umva ndi kubabara mu nda oya uretse oya umva okay agaruka reka ufate ahubwo dore ikintu cyaburaga haburaga umuntu tuzabigerekaho uwo muntu nawe ntabwo ahubwo ikibazo gihari ni urimo cyangwa ntabwo urimo uko bitekereza urambwira oya reka tubihindure Keza mve kuzana imiti Keza Nenge rapfuye none ibintu ikindi bigenza Keza umva kango mvuye kukuzanira imiti Keza